ya zadadani subscribe niyo ngo ngitere amafaranga wadohereza ya thanks aho kuba ubikoze umuntu w'umugabo cyane. Reka makumeza byabihe uyu ni Two Face mu karimbo keza yise Kirimba bisobanuye icyaha. Reka tuyumve mu kinyarwanda. Ya ngendi zadadani aho byari ukwinywera gusa bishima. Abasore benshi bamushagaye akababwira ngo aracyategereje umwe Imana izamwoherereza uzamwumva cyane kandi akamureza ibyifuzo bye, inzozi ze. Afite urukundo rudasanzwe, anamwumva cyane, afite ukumvikana haba mu mvura mu zuba. Abantu batangira kuvuga ko ashaka umuntu urenze ubyiza. Wakabwira ko ashaka umugabo ubona urumuri, bagatangira kuvuga ko ngana akaje kubwo kubaho yitonda yigunze. We akavuga ko ashaka urukundo rwiza adashaka indambara. Umukobwa ukomeye cyane, njye nshaka kumugira umugore wanjye, uri umwe rukumbi. Vuga ko nta bindi bizonga kukubangamira, ku by'abantu bazavuga ko bitazonga kukubangamira, kuko ndavuze ko iyo mbonye mu maso yawe mbonamo urumuri, umuriro. Rero nawe reba mu maso yanjye urabonamo ibyifuzo cyane, ibyifuzo birenze. Umukobwa rero niba gukunda ari icyaha, njye nshaka kuba umunyabyaha. Naravuze ko gukunda niba ari icyaha, njye ndabyiteguye tu. Umukobwa ukuntu wiyubaha, icyubahiro ufite kuba ko nimboneka rimwe. Icyubahiro ufite wowe ntabwo nabyumvisha ukuntu we utabaho. Umukobwa rero niba gukunda ari icyaha, njye nshaka kuba umunyabyaha tu. Niba gukunda ari icyaha, njye nshaka kuba umunyabyaha. Yarambwiye ngo ese ushaka kuba umugabo wa nyuma usigara uhagaze? Arambwira ngo ushaka kuba umwe uzaza ubarenze urusha agaciro. Yego mukobwa, ngati nshaka kuba itangiriro ryawe n'iherezo ryawe. Mukobwa nshaka kuba umwe wonyine uzoje urohereza. Rero sinanakwizera yuko akiri isugi, kuko abasore benshi babaga bamushagaye gusa ntabwo yigeze yumvikana nabo. Yarakomeye, yakomeza kwiyitaho mpaka kugeza ku munsi w'ubukwe. Yisanga mu nzu yagiye mu gisenge cya nyacyo, munsi y'igisenge cya nyacyo, ari kumwe n'umuntu wa nyawe, umuntu umukwiriye, afite n'urukundo azi no gukunda. Umukobwa mbonye mu maso yawe mbonamo urumuri, mbonamo umuriro. Nawe yitegereze mu maso urabonamo ibyifuzo birenze. Gukunda rero niba ari icyaha, nshaka kuba umunyabyaha tu. Ndavuze niba gukunda ari icyaha, nshaka kuba umunyabyaha. Icyubahiro ufite mukobwa nimboneka rimwe, n'ubwitozo ufite nimboneka rimwe. Biragoranye kubyiyumvisha yuko wowe ubaho, ntabwo ubaho. Mukobwa niba gukunda ari icyaha, njye nshaka kuba umunyabyaha tu. Njye ndi zadadani, ndabivuze. Niba gukunda ari icyaha, ndabyiteguye. Komeza urumuri rukume kwaka, wakomeza umuriro komeze kwaka, umuriro ukomeze kwaka, tuma umuriro ukomeza kwaka wowe. Njye ndi zadadani, ndije mu forumero va mudende, ndakubona cyane wowe n'abakiriye bawe aho ngaho imudende. Njye ndi zadadani, murabizi ndabakunda mwese bakiriye banjye, muri abambere. Niba gukunda ari icyaha, narabivuze ngo ndabikunze. Niba gukunda ari icyaha, niteguye no kujya muri gereza. Wakomeza umuriro ukomeza kwaka, ntuzime. Buri gihe mbona mu maso yawe ngabonamo umuriro. Rero tuma uwo muriro utazima. Nawe reba mu maso yawe urabonamo urumuri, urabonamo ibyifuzo bikaze. Mukobwa niba gukunda ari icyaha, njye ndabyiteguriye. Subscribe n'uburenganzira bwawe. Ndije mu forumero Rubavu mudende, ndakubona n'umuryango wawe mushasha. Mama Daniela na Daniela ndabakunda cyane.